igitaramo cy'umuryango aho turimo gutarama kandi tugatarama n'intore byaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha singikora ibya byaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha. mbere na mbere Uwiteka igitare gitangaje ndaza gusaba umubyeyi mwiza mama umubyeyi Fortune aze kwegera hejuru maze atwegeze Uwiteka igitare gitangaje maze twese twegeye hejuru abambaye ingofero mu nyubako tuze kuzikura murakoze cyane. turagushimiye muri iki gitaramo cyiza tugushimiye kuri Imana yatwabukije imbabazi zawe zatumye duhurira aha twavuye ahantu hatandukanye turakurarikira muri iki gitaramo kugira ngo uze uhagaragare imbaraga zawe zihagaragare icyubahiro cy'ubutatu bwera buhagaragare kugira ngo umwami tugubwe neza kandi gahunda zose zigiye kubera ahantu tuzishyize mu maboko yawe turakwizeye uri umubyeyi mwiza ibibuza byose biremera widuheza n'amajwi yose widuheza izindi mbaraga uyobora iyi gahunda yose kuyitangira kuzishoje turashaka mu mwuka wera turashaka mu perezidansi y'Imana turashaka mu kuririsha kugaragara widuheze natwe widuturengere kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye 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 kubikoze turagushimiye abagabo bagukomera amashyi abagore bakuvugirije impundu izina ryawe rihimbazwe turakwakiriye tubisabye Imana dushimira twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. mukomere Imana amashyi nanone n'impundu twakire Imana muri iki gitaramo. data mubyeyi mwiza wambyaye ndayambaje muri iki gitaramo cy'umuryango tubonye umushyitsi tubonye abashyitsi beza ni abagabo beza b'umumaro ko kandi ni ababyeyi beza ariko kandi bari kumwe n'inkumi n'amasonga reka uze kunyemerera data mubyeyi mwiza kugira amata maze ibyansi bijya bihora bihisabo nyemera wegera ijuru maze wongere undamukirize umushyitsi mukuru wongere umugwe mu byaro maze unamwumve icyanga cy'urukundo murakoze cyane. murakoze Benjamin gira naje ari mukumbuye kwino duhoberane mu izina ry'imiryango yombi ndabona muri abashyitsi beza kandi twabishimiye reka duhoberane na twese murakomeye mwanya zirariya meze neza komeza kuko keza isoko y'amazi yose barukoma n'ahandi ariko kubita kugira ngo cyeko none tukagira ibyo byiza abari ibyo barakunda aho n'umugire ko ari igihugu kuri mubiri yarateye arizo yarateye ufite amasaha umukozi cyane wo kubibara no kubibara cyane reka tugende muri cyangwa gusa rero waduhasubitse igitaramo cyiza twari turimo dufite amahirwe yo kubona abashyitsi kandi abashyitsi twari twiteguye igihe kirekire ariko dushima Imana kuko bashize kandi bari kubatanya natwe mu izina ry'umuryango rero Benjamin hamwe nabo mwagendanye turanezerewe kubona kandi turabona turabona muri abashyitsi beza natwe tuje gusanga ibyishimo dufite tukagira ngo muzimumunya nimuzigumunya reka dusekane twishime tutarabana ibyo twababwiye mu iterambere ryiza iwacu rero ni ikaze ni karibu kandi ntabwo twakira abashyitsi gutya twitegura igihe kirekire ahubwo dukora no mu ntango tukareba uburyo bwiza tuba twasigaye abashyitsi Benjamin kandi kabitegereze rero ubu ni ubugi umuryango wa Celeste bateguye kugira ngo tubakire ariko no muze gusa duhaye n'umeze kandi bari buryoshye buriya rero izi wacu zivoma henshi mu ishyamba ry'umurambi kimeza tukagira muri Cyogo ikibaya cyiza zogogamo zigahugu maze zigakusanya tugategura ubundi bwo gukusanya maze tumuze Imana yumve icyaha cy'ubugizi wacu nawe bari kugira amashyamba se mwandikamo handikanya wasanga nawe ubugi bwacu buregereye ubona zaza
ariko mwarekesha amasanga yego ntabwo twayigiye rero ukaratubwira ko abyumva bo karagayibwa yego kugira ngo twese kandi kugira ngo nanjye bikore kure rwose nuko wakoze ubwo washimye ndumva nta gihindutse kuri ku ngingo yacu kandi ubwo washimye mu kubushije washinga iyo ni byo nakuvuga neza ariko turatarama umwanya urahari ariko kandi no kugenda tutugana n'igihe urakoze cyane rero twakubwira amashyi tubashimira ababyeyi beza bagana neza umubyeyi Simone dukomeza dutarama ariko kandi Benjamin iyo ngingo yacu hano iwacu ishyeshye rwose dufite imizinga ngo hari umwanya mwiza w'ijambo rakarihorana kagira imana kuratira urakoze cyane Benjamin kandi Simone hamwe nabo mwagenda y'ikaze twabahaye mwaryakiriye mute twabyakiriye neza kugira ngo banabitwemeze reka ntibikire nanjye barebe abataragize gufata mwamufashe tugashima imana n'abakiriya cyane n'impundu kandi urakoze cyane isigaye dutegereje twagira ngo twabahaye ikaze tutishimiye ariko numva kwigaragaza twishimiye muhaze rero nk'uko umuyobozi w'igihugu wanjye abikubwiye dusanzwe dutaramye nk'umuryango wa Celestin kandi dufite n'imihigo ku bigendanye n'ibyo tuzakora muri uyu mwaka 2026 twose mwe mu gitaramo kugira ngo dufatanye izina no gutegura ibitekerezo ndumva rero ijambo ry'igitaramo naho ngaho rishingiye ndumva kuko ntabwo kwisanzura niba hari icyo igitaramo cyacu rwose twaguha umwanya tuganiriza tukavuga ibitekerezo ku byemezo twageze aha turatwakira turishima turanezerwa ugize uti ese kugira ngo tumenye ko byagenze neza wigire hanyuma dusuhuze abo dusanzwe amen wakumvise niwicaye wa protestant rimwe kabiri gatatu ni imana umwana umwuka we ibyo byose rero bikubira yego twabyakiriye niyo mpamvu rero twishimye tunezerewe n'ibindi ibyo byose nta gikuza gukora ibyo wagambiye muri make numva mu byishimo dufite ntabwo ari ibya nonaha turabisanganywe kandi koko muduhaye ikaze kugira ngo tubataramire duherukana mu kwezi kwa 11 mu mpera zabwo ubwo bwa mbere baraganiriye urabizi ubwo duherukana numva hashize ukwezi kumwe gusa amezi abiri ntarashira urumva n'ubwo tugarutse mu kwezi kwa mbere urukumbuzi rwa bibiri natwe imisozi y'inyarusange ibyo mukora n'ibyo dukora ibyo muvuga n'ibyo tuvuga gahunda zacu n'izanyu zose tuzihuje nkaba rero ngira ngo mwongere mugire ejuru mbagwe mu cyaro yego naje twaje muri ubu butumire rero ariko nanone turekereza mu muco w'abanyarwanda iyo abantu batumiye ntabwo ugenda ukunda ndabona utuzaniye kugira ngo twakire ariko nakubwiye ko tugira ngo yego wowe waje tuzihehe yego inyuma y'uri umuryango ndasobanura ko ari aho naturutse waturutse kwa nde aho naturutse nakubwira ariko uri intwererano iyo umuntu yagizanye kugira ngo ujye mu zindi kandi ujye ku murongo w'ibindi bantu bwiriwe nyumayeho n'uwo yagenewe kugira ngo utaza kugira ngo ni iwawe kandi ari wawe ufite sibo uramenye uzi ko izina zacu zitajya kuzigaya urashaka kuza kuyigaya ntabwo kigaya ariko ndamenye wayiguhaye uwo ari we wasanga ari uwo muryango dusangiranye wanyemereza ukamufashe hanyuma nkagira ikibazo kuvuga none muba mwagereye na babwira aba bantu bose urabize kanyakire urambwira nyirayo ariko ubu barebe nyirayo bavuga ati ibyo bintu utazi n'ibyaha ubu reka turebe maze ntabwo ndabavuze
reka nsubire maze kuvugana nabo hanyuma ndakubwira inyuma wenda hari itoranyamo wagutumye atubwire. murakoze cyane amashyi n'abakoze kandi amashyi atari amasabano twakiriye ntabwo kwa faransa arakabwira imana kandi twebwe ngayo nguko nyine reka muze tunyemerera dukomeze dutarame murakagira imana. ndacyakomeza twakiriye se ndacyakomeza rwose munyemerere mwongere muze tugure garukire garuka rwose kanze ndavuga ngo muri wa mugani wa kinyarwanda wa kwiruka ntiba mugaruka ese njyewe simone ko ari inshuti yanjye ko twabanye kuva kera nanjye wamuha umugi bw'iwacu akuvuga bumeze ukatera se gusa ngo twabakirije birashoboka ko busa ariko buriya icyumvirizo n'ukize nicyo kiza kandi batuzanire icyumvirizo rwose yambwiye ko ari ubuki navuze ko ari ubuki ngiye kuvugira ijambo kugira ijambo ariko ntabwo ari byiza kugira ngo none se umubyeyi Benjamin uravugira ijambo ku ntango ko mbone tuzongera kugira imana iwacu ntabwo ariko dukora kirazira buriya umuzizi icyo bita umuzizi urakizi umuzizi buriya upfunduye irazamuka akajya hejuru amashyi imana reka nsabagiye mukatambuka mukanziza mbona arabizi kagira imana ariko nanjye ndimo ndayitegereza uretse naza kubikora ariko yego utyo nsabe nta musore mwiza ngwino zitambuka iriya nigo banza kururwo rukoma uvoma hehe urashaka kuvuga ko uvoma kure urashaka kuvuga ko uvoma kure cyangwa se wasanga uvoma hafi ugasanga abana bagiye utuma tugira amariba menshi iriba rya hafi amariba menshi bakajyayo kenshi tugira amariba menshi hari nyakagezi hari nteburiye hari kavogo hari n'ahandi ariko aho ushaka hose twajyana kure ni hehe kure ni hehe ntabwo hari iwacu ntabwo tujya tuvoma kure tuvoma hafi reka twumve wasanga abana bari kubigije inshuro nyinshi ku iriba reka twinywere ku muzizi w'iwacu wasanga barigeyo kenshi reka mubanzirize kuko nawe urimo sima wabyumvise wabyumvise muri ubu ukuntu mbi gukorojera ari we wayenzengeriye biragenda gute byatewe n'uko uriya gusangiza ibiganiro byacu yavuze ngo ko ndeba ituzuye uriya ukuntu yapfunduye reka mbyumve reka nanjye mbyumve byumve rwose uko nabyumvise yego abana ntabwo bagiye kuriba kenshi ntabwo bagiye habereye kure bashobora kuba byarabateze gusubirayo ugakoresha ayo ubonye ntabwo ayo bazanye bwa mbere ntabwo bashakiye ubwinshi mu mazi ntabwo bashakiye ubwinshi mu mazi habereye kure wamumereye amashyi abo twagendanye rwose uburyohe burimo maze rero ushimiye ubuki baduteguriye ngaho jya mbere maze tuganire ariko usome gakeya kugira ngo bitaza kukuvugisha menshi hari umugabo wacu mu Gisenyi aho narinuye geza kure umugabo wacu mu Gisenyi aho narinuye yego yajyaga abwira abantu akababwira ati usome gakeya utaza kundaza ijuru ariko noneho njye ntabwo turi kuraza ijuru humura nta nubwo ndi bukereze ndumva muri gahunda ibyacu biri ku murongo neza bene byo reka ngende nisomera maze tuganiriza ndizera ko nta wavuga ngo ukunde reka isomere maze tuganirize rwose nta ngende barumva niba ngombwa turasomana natwe yego gahunda mbere murakoze cyane mu by'ukuri rero natangiye mbabwira ko duherukana mu kwezi kwa 11 mu mpera ubwo nazaga rero ndi kumwe n'isibo y'abantu bake cyane barimo bamwe bari hano tugiye kwa Celestine bahagarariwe na Nsengeri Simon twari twaje tubagana tubashakaho urukundo ariko nanone tubashakaho amaboko tubashakaho ingufu tubashakaho ubumwe kugira ngo ibintu bigende neza mwana twakiriye turishima turanezerwa tugeze mu rugo rwa Kamanzi tubaza kubiganiraho turabyoza ndetse nyuma yaho tuza guhura
nza kugera igihe cyo kwireta ndi kumwe n'abandi bantu bake nsubira ku bantu ba yesu ndabaganiriza ndamubwira nti nyamara ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 tuzongera hamwe dusohokane bijyanye n'umuhango nta nubwo baruhije baranyemereye kandi nabo bari kumwe bishimye ariko nanone hari ibyangombwa twasangaga byari byabashije kuboneka kandi twari twiteguye neza ubwo rero iyo tariki ya siporo itariki ya mbere twagaruke mukunda abagaruka ari nibyo kandi bibaye twagarutse rero ntabwo ko twabishimiye twari twaje gusabira turangiza utubwira ko dufite amarembo menshi ariko nanone ayo marembo tugomba guhitamo duhitamo irembo rinjira inka igasohoka umugeni kandi niko byagenze twarabyubahirije ubu rero twamanutse hano tuje gusaba umugeni muri make ndumva ubutumwa nahawe n'ubwo ibindi uza kumbaza bisubiramo nyuma amagambo navugana nayo urakoze ibyo uvuze ndabyumvise uvuze ibyawe bitekereje kuko abo mwagendanye nabo bageze muri gahunda imwe ngo wasanga nabo bafite ibyabo ntabyo bazi ibyo tubyerekeje mu abantu bagendanye ntabyo bazi ndi nabo turi kumwe mu gitaramo cyacu ngo ntabwo twihereye ngo tuvuze ibyacu njye nawe turi kumwe n'umuryango twakorana kandi tukaba tumenye ahubwo aho mwazanye mwakuriye abo nazanye n'abakuye mu muryango Kamanzi François afite n'inshuti afite n'icyegera yego afite n'abakazana afite n'abakobwa n'abasore yego ariko yewe none gahunda yatoranyijwe yo kumukobwa yo kubasha kuvuga Kamanzi François ajya kugutunga ubwo butumwa yego yarakwiyegeranye ntabwo yegeranye ariko nawe uri aho wicaye yego aho wicaranye nawe urimo kuvuga bibaye ngombwa nawe abo twavuganye wumve ku mwanya bakaza gusubira mu byo uvuga afatanyije none se uwasaba abantu bagendanye bakaba bijeje bakaba bagiye hanze tukiganira kuko ureba ufite ahubwo bicare Benjamin uko urimo kumubwira ni umubyeyi mwiza kandi ni umugabo mwiza w'umwana ariko avuze ijambo ryiza ryo gusaba umugeni nyakubahwa Imana mfura nziza abantu muri twese mwagendanye nanjye ndi mu bari aho turi kumwe bande niko yewe muri uko nyakubahwa Imana mfura nziza nk'uko ijambo risaba umugeni mfura nziza aherekezwa n'amashyi ndetse n'impundu mu muryango wacu twebwe turi intore twaratojwe ahubwo niyo nari masiku neza barimo gushaka umuryango utumye Kamanzi abantu bari bagutumiye mu bwiherero ahantu mwihereye ariko bigaragara ko bashobora kuba bari bazanye kuri iriya tariki ubutumwa bwa kiriya gihe budahuye n'uyu munsi ariko kuri uyu munsi rwanyu araza kutuza agakerekezo yego maze rero ibyo nabasabye tugera hamwe muri musanga twishimane musanga tubyinane ariko ntikudutererane kuko twe twatuwe tubizeye none rero utangiye kudutengu ndagira ngo gusabe nabo mwagendanye sibyo nk'uko nababwiye ngo intero nyir'urugo atera niyo mwikiriza ntabwo twabahaye amashyi tugera turishimye ahubwo nanjye nabonye abo twaje gusanga yego bacecetse ntabwo twabonye ko batwishimiye ngo babigaragarishe ariko bakomeye amashyi tukihagera bari kugiramo nabi noneho mwayakaye utagiye kutugaragara ntabwo twayagaye buriya amasezerano nanjye buriya rero ahitwa n'izindi reka kubwira impamvu buriya twataramye kare kuva saa tatu dutaramye saa tatu tumaze kunanirwa niyo mpamvu rero twabategereje nyuma yo gukusanya imbaraga aho twe twananiwe utangiriraho ubwo rero imbaraga zisigaye ni ugiye kuzikoresha sibyo turazikoresha kandi uzikoreshe n'igihe tuko twe dushaka izacu zashize ariko turacyafite zo kwakira abashyitsi
rwose nimubona tugenze mu mbaraga nuko twakoze urugendo rurerure kandi twataramye bihagije. Ubwo rero aho dusubikira niho musubukure. Reka dukomeze. Benjamin rero nuko ubivuze umuryango baragutumye kandi ukwizeye kandi ubutumwa waguhaye turabwumvise mu biganiro twari twagiranye ubushize. Mwari muje kudusaba irembo kandi irembo twari twaribemereye rwose nk'umuryango wa Kamanzi twari twabishimiye ko mwari mwaje kutugana, ariko kandi badusabye irembo none uje mu muryango wacu uje kudusaba umugeni. Ese ko numvise ijambo risaba umugeni ni ubwa mbere musabye muri umuryango? ntabwo ari ubwa mbere dushyingirana. Si ubwa mbere? None se wakubaza ikibazo wakinsubiza? Nta kibazo. Abo twagushyingiye mu gihe gishize Yego. wabashyize he ko ntawe tugeze tubona muri uwo muryango? Abo mwadushyingiye mu gihe gishize barahari ko ntabwo watweretse. reka nze babireke. Uza mu muryango usize abana b'umuryango niho nibigirije ubu. Turabona hari abaje bakuru b'aba bantu na barumuna babo, mwaje mukabakira mukanabasuhuza. Nimwigire hirya mwarabibagiwe. Maze abana bagarutse mu muryango. Nimugende mubaze mubakire tubone kubahobera. Nabagwe mu byaro rwose. Turabona abana baje bataje ukuboko kwa se mu muryango. Nimubanze mubakiriwe bitwara maze natwe tubahobere kugira ngo twumve ko ari ba bandi koko. Niko murakomeye. Uriya muryango se twabahaye mwarawishimiye? Namwe warabishimiye? Uwo yitwa Teteri. Biragaragara yarushijeho guteta. Niko uraho neza. Uyu se wanyibutsa? Uwo ni Mutesi. Mutesi? Yego. Nuko yakuze ko numva bose bazateta. Uyu se uwo ni Cyuzuzo. Cyuzuzo? Yaje kuzuza umuryango. Yaje kuwuzuza. Niko yabigejeje? Niko yabikoze? Yaje kuwuzuza babikeneye umuntu umwe. Awujuje. Uyu se? Uwo nguwo rero ni wa wundi ujya kuri akagenda agatereka amata ni gutera shyushyu. Kera twamusanga ko yose. uwo ntamwibaza Ntabwo ntamurinze. None barabaye inama. ariko kandi amatama n'amata yo kuyatsigitira amashuri akagira Mwakoze gufata abageni ndabona mubafata neza. Ariko ntabwo bigize bashyuka abategarugori. Ntabwo babaye abategarugori. Oya, muri ya gutegura umugore reka ntabwo ari ngombwa. Yonyine n'amaso arabigura. Umutwara wa Kristo. None se urugori ni icyaha? Ntabwo ari icyaha. Umuco. Ntabwo ari icyaha, ariko mu gihe cyo gutegura umugore kigera kugarurira. Nuko buriya hari ikibura. Ariko iyo twashimye twabishimye nicyo nacyo kizakemuka ubutaha. Maze rero reka nsubire mu byicaro turacyaganira, ariko byaba byiza tubwiye se kugira ngo mwongere kugira igitekerezo cyo kugaruka muri uyu muryango cyangwa cyaravuye. Natangiye kuvuga iyo ahantu hageze bakakwakira bakakwishimira ntabwo wacika. Wacika icyo ushaka kugeraho wakibonye. None rero uko nazaga nyine ukatwakira mukaduha ikaze mukaduha ibyangombwa. Nabyumvise ahubwo ikibazo nakubajije nakubajije kugira ngo mwongere kugaruka muri uyu muryango igitekerezo cyavuye ku kintu. Ni inama y'umuryango. Ni inama yateranye nakubwiye dusubiyeyo yego inama yateranye yemeza ko tuzagaruka ku itariki tuje gusaba umugeni. Yego nta kindi ariko ntabwo gishubije ngo kigere ku kibazo. Yego ari mu nti inama y'umuryango yarateranye. Yego ko yateranye muvuga ngo muzagaruka gusaba umugeni. Yego iki gitekerezo cyavuye ku banyamuryango mwese murabyemera cyavuye ku muntu umwe wageze muri uyu muryango. Cyavuye ku ki? Cyaturutse ku musore wacu wakunze umukobwa wanyu ashaka kugira ngo atwereke ko akeneye umukobwa. Yego Amaze kubyibuka kandi umuntu agere mu gihe
abakeneye umufasha umubiri. yego Ndashimye rero yuko tugira mu rugo rwa Yesu Celestine. yego nabyumvise kandi kuko niko bigomba kumera, ariko nanone ntabwo ari wagomba kubishyiramo wenyine, natwe twabasha gutekereza nk'ababyeyi n'inshuti n'umuryango kugira ngo tubakoze neza. yego muri make umusore wanyu yashimye umuryango cyane. none se buriya bizageza ikindi kibazo, umusore wanyu ko bajya bashobora ngo ugendera n'umusore agenda mu ngo kandi bakavuga ngo ukize umusore arawubagira ibyo ko abakuru bafite impamvu babivuze, none mwebwe nk'umuryango nta ntarengwa z'umuryango mugira? ariko buriya ushimye umukobwa n'umuryango w'ushimye. nakubajije ni mu muryango mugira inararibonye z'umuryango turazifite. zakoze iki mukimara kumva? reka kumwe uyu musaza turi kumwe nawe anyunganira. mukimara kumva igitekerezo n'icyifuzo cy'umusore, kuko twari kumwe muri iyo gahunda. inararibonye z'umuryango zakoze iki? uwa mbere n'uyu. yego ni umwanya tuganire. yego ni wowe inararibonye nkuru y'umuryango wa cyane, ni wewe ngaho tubwira igitekerezo mwagize nk'umuryango mumaze kumva icyifuzo cy'umwana. icyifuzo cy'umwana kumvira ko igihe gikwiye kugira ngo tumufashe tumushyigikire, natwe twinjiye mu muryango dusabe umubyeyi, kandi turamufasha turamushyiramo ngo tube twiteze. nuko ni byiza, nibyo bagomba kumushyigikira, ariko kandi inararibonye z'umuryango nizo zishimira umwana, zarangiza zikamubwira ati washimye neza, nawe umwana abikoze. nibyo rwose. kandi igihe muza gufata irembo ubundi mbere y'uko tujya ku ijambo nyamukuru wari ugezeho mwakoze irembo mwarisize aho mwaragiye bimeze gute? ntabwo twarisize aho, twarisizeho umurinzi. aracyahari? yaracyahari. se wamutubwiye? kumuvugira aha ntabwo byashoboka kuko uriya umurinzi uzarebe n'umusekirite iyo ari ku gipangu arinda, hari ibyo agomba kwitondera no kwiyumvanika. reka we kuvunika, reka nkunganire kuko turi inshuti z'uyu muryango kandi twe gutsinda izina ry'umurinzi. umurinzi ni Yesu. Yesu aracyarinze abo bana, Yesu aracyarinze rya rembo ryinjira inka rigasohoka mu mugezi. siko bimeze? uvuze neza ahubwo bakubwira. none rero uze kunyibutsa izina ry'uwo muhungu usabira, ntabwo abari hano twaryumvise neza, ndetse niba ari n'umuryango wishyikiramo nabonye ba cyabitama bacu bameze neza pe. turanabyishimira yuko abo twaguhaye rwose bameze neza, ubafashe neza. ariko ubundi winjiye muri uyu muryango nanone, ubundi abo bana bamenyaniye he? se ubundi ninde usabwa muri uyu muryango? ibibazo tubashije ni byiza, reka ntegereje ubisubize. hari igihe bahurira mu kazi, hari igihe bahurira mu rusengero baririmba bakora umurimo w'Imana, ariko nanone umusore bisabira yitwa Nyandwi Jean d'Amour. Jean d'Amour. Jean d'Amour. Yohani wa Mungu. Jean d'Amour. Yohani w'urukundo. Yohani w'urukundo. ntabwo ari Jean d'Amour, ni Jean d'Amour. akaba ashaka umukobwa wa Celestine witwa Uwamwezi Ange. Bavuze n'urukundo. Ange urumva nawe urukundo, abo nabo ni urukundo, ni ibintu muhimu. ku bwanjye rero bwana Simoni mukuru w'umuryango, ndabona rwose intambwe yakomeza akajya mbere, kuko Ange arahari kandi Jean d'Amour waje yisabira, ni Jean d'Amour rwose. ku bwanjye nabo ndimo rero twamwegerera agasaba Kumera amasigaye ariko ntibirangiye
hano iwacu mu muryango wabonye ko tujya inama niba mvuze ni se wabo byumvise hari n'abandi waba wigeze gukomozaho ngo ba nyirasenge washakiraga iwawe aba hano muri uyu muryango hano Simoni wanyemerera nawe tukamuha umwanya bari nyirasenge bahari reka nyirasenge w'umwana wa Ange reka tubwire ikigeragezemo niba koko nawe yemera ko Ange uyu muryango waza kumusaba muri umuryango. Ange arahari bakongera amashyi menshi arahari rwose kandi Ange ageze igihe cyo kubaka. yego Uriya muryango twabanye neza twari tunaturanye hariya hafi. ndabizi nanjye ndanakuzi rwose turaziranye urakoze cyane Karame ubuse ntabwo wabyumvise na nabyumvise kandi bavuze neza bashubije ikibazo cy'umuryango ndumva nta wundi nakurirwa mbaga nanjye mfite izina ry'umuryango rero nshingiye kuri aba banyamuryango bamaze kwemeza ko Ange ahari kandi akuze kandi ukaba turi wisabe ko twabona ikigero cyawe kidakwiriye Ange natwe mu izina ry'umuryango tukwemereye gusaba Ange muri uyu muryango. yego murakoze ariko kandi umuco wo gusaba murawuzi n'umuco wo gushimira murawugira cyane aba bantu mbese muri make guhabwirwa benshi bakumva urakoze. hanyuma rero iyi ni inzu isaba n'ubuki busaba umugeni hanyuma rero komeza gira hino hano nibyo reka iyi ni inzu isaba umugeni kandi ntabwo tuyitangira uyu muryango turicara hasi tuyisome twakire icyo kirere gisaba umugeni. hanyuma nyirasenge yakoze umurimo ukomeye cyane yego bikamugerereyo yego yakoze umurimo ukomeye kandi afite inshingano zose yazubahirije yego rwose akira umuryango Benjamin yashakaga gushimiye kuko wakoze inshingano za kibyeyi yarakoze cyane yego none simo Karame hanyuma rero iyi suka urayibona ndayibona niba nziza iyi gitero zawe niyo iziyobora zava hoya igitero y'inka yazava adusabye none se uzi uko yitwa yitwa cyose yego ariko cyose ntabwo ufite cyongere yego cyose cyo nuko ntabwo igenda rimwe igira biherekeza iyo yitwa mu kirere bayita isaka igira hino iyi ni isaka iyi ngo ni cyose yumve ko we ntabwo uri kubifata uhagarike neza urebe ayibuze kuvuga neza iyi kitwa sano twumvira umusore wacu uvuze ko nayumvise none se Benjamin karabe kabiri iko ndishimye yego atubwira ko igenda imbere y'ibyo mutunze mukabisando umumaro wazo nakubwiye ko icyo murabituzaniye ngo tuzakire mu muryango ariko tuzazimaza iki mwasigaye ndakubajije tuzazimaza iki cyose cyogereka hanyuma ikabisanga sano kera akarya wahozeho bajya bavuga izo bazanye basumo Jari, none se bya kera ko ari atari byo by'ubu mu gihe nk'igi tuzadufasha zahinga ubwatsi bazavamo tuzabukoresha zinabubagari zigendana n'ikirere iwacu ku bushize ko turi ko twabigenje ariko Benjamin kumenya wibagirwa wowe ntabwo nibagirwa reka buriya ububiko bwacu buba buri kure yego hanyuma n'imashini yahera bwa bwatsi tuzahinga bumaze gukura iyo rero tugeze ku murigoti turakanda tukagenda tugeze ikure ibyo bifuniko byayo tudasanga ibijumba yego ndabibona turayishimiye yego
hanyuma rero buriya za mpano tuba dutegura tujye tugira n'ibibuga aho tubwira ko ku gasharu habuze ibibuga n'abizi buriya n'iwacu mu kigarama natwe turabizi kandi tujya dushora ahantu hameze ikigo amazi yacu nawe ikibumbiro kera twajyaga tushora twamara gushora bikajyamo tugashyiramo umunyu n'amazi hanyuma tukadahira kudahira rero ndi kumwe na mugenzi wanjye yakozwe umurimo ukomeye wagira ngo ntidutunze twatubwira udafite zitaragirwa tutubwira iziragirwa ndakumva yego bikore kwa kundi hasi ni umusenyi hejuru ni umusemburo zirimo gitaraje umukobwa mu ihigiro zirimo ibihogo bihotoye amahembe byanama yake amashaka naje gushoraburaye mushoraburaye tu mushoraburaye muraziririmbira murazivugira nukuye ubutaha rero uyu ntabwo arabimenye wumvisha umusore wanjye avuga mwigisha kuziririmbira no kuzivugira amahanga none rero ibi bikoresho twabibonye ni ibya kizungu biratugeza ku iterambere bizatugeza ku iterambere n'ubundi turi gutera ni ibya kizungu twabibonye ni ibya kizungu ni ibya kijyambere ni ibya kinyarwanda ahubwo ariko cyane by'umwihariko ni ibya by'umwihariko ni ibya ibya kinyarwanda ni ibya kinyarwanda bakoresha ni gakondo byo kwana byo kwana n'inyinshi hari gakondo yo kwana kandi gakondo yo kwana kwa Kamanzi François no kwa Ndwayezu Celestin ko mwabigeneye kwa Ndwayezu ntawe uzaza kubidutera nta mpaka tuzajya rero yego bijya mu bivuye kwa Kamanzi bije kwa Celestin ntabwo ari ibya kijyambere cyangwa kwa ntabwo ari ibya kijyambere urakoze cyane reka turagushimira uko ni uko kubera amashanyarazi intwaro zawe twabishimira ariko isejeje kumukosha yego dushobora kumukosha tugasanga muje gukwera adakwiriye anje kandi twamaze kugira gute kwakira impano zanyu ese witeguye ko uza no kutwereka Jean d'Amour ndamubereka mwagendanye ndamutumaho ari hano ntabwo ari hano nuko ndamwizere ko igihe tuza kumukenera muri umuryango yego umuryango uri bugushime iyo dusanga afite intege mupfa kumbwira gusa muti tubikeneye ese wabaye umutubwiriye bakamutuma akaza muri iki gitaramo tutaragisoma wagira ngo kugira ngo turebe ko inkwano mwamuteguriye wagira ngo zifite abantu twagendanye bakore ku ikoranabuhanga babaza aho aherereye nuko nyamuneka muze gushakira Jean d'Amour ahantu ari azaramutse ababyeyi mu gihe cyiza rero tukimutegereje reka tugukoshe nizere ko yiteguye kandi icya mbere twagaragaje ko muri abatunzi ariko se murakwa mu buriya buryo izo mudukosha nizo tubaha tugira ibikabine byo gukosha urazizi urabuzi nawe birimo n'ikizi kugira ngo waje ubwiteguye ubwo umuntu yavuze ubwo izo mudukosha biterwa n'uko twe tuzifite hari izo tuba tudafite wasanga muje gutera wenda umusore waje witeguye ko azatenda muri uwo muryango niko bimeze oya ntabwo tuje gutera azakwa amaboko ntabwo tuzakwa amaboko ntabwo tuzakwa amaboko ntabwo tuzakwa inyambo muje gukora ubuntu buziturwa ubuntu buziturwa ubuntu buziturwa nabwo bwabaga ariko ntabwo bukiriho niyo mpamvu urakubazaga ntimwiteguye ubundi buryo rero kugira ngo tubakoshe mudukoshe izo ngoma ni ngombwa ko tubaha tubazibaha bafite amashyo arahari iyo tugiye kubakosha amarembo nta kibazo rwose nuko nagira ngo ntaza gutandukira nk'abakosha izo mudafite amashyo mufite amashyo turagira ngo tubakoshe mu mashyo mufite turayafite yewe aba bantu ko bafite amashyo abajya bafite nk'abakosha dufashe tubakoshe mu mashyo rwose yagize cyangwa nayagiriwe ntabwo aragira inka nayayi n'ay'umuzi rwose cyane izo wakuye ba bakobwa bose ntuzizi wakoze nk'uko nakubwiye izo nakoye se nshobora kuba ntakizibuka ariko uziyibukije wumva ari ngombwa nagenda agakora mu mashyo tukareba wibagirwa izo wakoye bariya bageni beza twaguhaye
hari amashashi 8 hari n'amashikija ndetse hari n'umunani ukinze ibyo hirya harimo mwene amashashi 8 twayabakwiye. Yego rwose ahubwo ntukibagirwe ku nshuti yawe ku muvandimwe wakoze ibyo rwose. none rero uratuzi ko twikwije nk'uko namwe mwikwije cyane, ntabwo aje wacu tumugurisha umuntu. yego mu mashyo yanyu nk'uko natwe tuyafite. yego ntubyibuka cyagiye mufata irebe ndabyibuka. zanya nuko mwazituzaniye. yego ntabwo ubyibuka. ndibuka. wanavuze n'amatariki ko harimo inyana nziza iriya imfizi mu mahembe uriya ko yamenyeranye n'izacu muri ya mashyo yacu tuyigumanye ukabyemera nk'inkwano utanze yakugwa neza cyangwa uracyafite umunani wundi ushaka kongeraho n'ikindi. uvuze neza cyane rwose, muyemeye kuko muvuze twayaba. mubyeyi Simoni yanyana rwose uwo wahoza wose yamenyereye mu zindi kandi koko ikwiye umukobwa wacu. bakumbera amashyi menshi nanjye icyo umuvandimwe avuze yego ndacyemeye. urakoze cyane. icyanya twarayishimye kandi imaze kumenyera izindi cyane. nta yindi twabona yasimbura iriya ni uko ni yacu wacu. yego yego. ubwo rero kubera ko umaze kumenyera umutahira wacu yizera ko n'uwanyu yari isanzwe imuzi mu kanya baraza kutubwira amazina yazo kugira ngo n'uwacu aze kumenya uko bazajya bayihamagara bayikoze. yego rwose turabikwemerera rero maze ntegereje kureba nuza Jean d'amour uko hagera kugira ngo nawe ari hafi ariko aratinda wasanga tubagira ndimo numva n'ibindi. Nashimishijwe n'urukundo rwawe bagukuye mu bandi shenge ko barusha guhurana imana zivuga urwunge wose mayamiriza mbega koga muze duhoze umwana You know
tubona twagumye kuganira yaje avuye mu muryango vuga umuryango wawe waturutse kugira ngo bakamanzi France yego kandi yaje muri uwo muryango awukunze bandu wa MCC ndetse twagiranye ibiganiro byinshi ntabwo mwari muhari byo kugira ngo tubabwire muri make icyo twagezeho tubaganiriye byinshi baje baduturiye mu gitaramo cyo twatuye badutwerera turazakira tumuha umwanya araganira ndetse ntiyaganirira ku busa baje batuye ubuki bwiza buryoshye arabwumva turamushima tukuganiraho nk'abanyamuryango twese ariko mu biganiro twagiranye yaje kuvuga iki kiganiro cyiza atubwira ko yashimye umuryango kandi agashima abakobwa bo muri uwo muryango kuko si ubwa mbere basaba umugeni muri uwo muryango twafata atari ubwa mbere rero kuko nabo twamuhaye muri uwo muryango twasanze baramufashe neza twabashimiye rero byongeraho ati rero kubw'ubwo ubuntu mwatugiriye no kuturema amaboko mugafasha umuryango wacu twongeye kugira icyifuzo nk'umuryango wa Kamanzi kuza muri uwo muryango wa Celestin kongera kubasaba umugeni twamubajije uwasaba uko abageni benshi turabafite mu muryango tumubajije usaba abo ashaka gusaba muri uwo muryango atubwira ko ashaka uwamwe Diane twabajije rero abanyamuryango iyo yabonye n'umuryango tubona ko Ange ageze igihe kandi tubona ko nta mpamvu yatuma uyu muryango wa Kamanzi udasaba Ange mu muryango wacu nk'uko bisanzwe Ange rero umukobwa wacu ariko reka Kamanzi nagusuhuze abavandimwe babizi ingabo zawe zibe zihanganye n'ubundi muracyari kumwe Ange rero dutangazwe n'uko umuryango wamutanze si uko wakwangaga ahubwo nuko wabonaga ari ukwiye kandi nk'uko umuryango waje kugusaba muri uwo muryango twabonye nta mpamvu yatuma n'ubundi tutaremera amaboko y'umuryango umuryango wemera kugutanga ariko ugutanze muri uwo muryango kandi umuryango mwiza kandi ntabwo tugutanze uko tukwanga turacyagukunda kandi ntabwo tukugira igicibwa ahubwo ni ukugira ngo tubere umuhuza ugiye kutubera umuhuza muri uwo muryango umuryango wa Kamanzi n'uwa Celestin turushaho gusobeka amaboko dushingiye kuri wowe baragukunze rero kandi bazagomba kugukunda nk'uko twagukundaga ariko rero turacyamukunze kurushaho bagiye kurushaho kugukunda natwe tugiye gukomeza kugukunda uyu Ange namubonye wamubonye cyane no Ange mwaka mushya Yesu ashimwe Jean de Paul Ramosi nguriye